umuvandimwe Kylian Mbappe batabarwa na VAR. Mbappe amimina mu izamu, Paris Saint-Germain 2 Barcelona 1. bawucomekera Mbappe ikini cya gatatu mutamari anizamu rya Barca muri Saint-Germain mupfukame imbere za Mbappe cyangwa mudafata naragwa umukwaje umuzamu akuramo n'amaviano ntibirarangira umupira nakwanda kwa makoverati 2-3 n'abazunguza bane cenga imbere za Mucenga Mbappe ashyiramo n'agatsitsino la spectacular wana Barcelona nukwitindaza kabisa uyu mugoroba bakubise double munsi hariya aba batura ari nako bishimisha afana ikipe ya Madrid kuri mugoroba gonga pasera kurandania Mbappe ariko upira kuri Maria baragonga bana na Desta jya ku experiment ariko binanga kore kosa kufura ikipe ya PSG bwana irabafitse ahubwo karibu na 3 bari karibu icya gatatu kabisa umwanya wose hano bahagurutsa abakinyi kwa ikipe ya Barca umuzamu ukujema amavi exploit ya kabiri y'umuzamu Ter Stegen ikomeye ko hari umupira akuyemo wa Moiskin n'ingoyi twamuje kuba turi kuvuga undi mubatizo hano ragaturano PSG kabisa yashyizemo imbaraga nyinshi cyane ubona ko bashaka kwangiriza hano ikipe ya Barcelona bayimera nabi cyane kuri mugoroba bayikubura mu irushanwa kuri mugoroba rero nayo igomba kwiyubaka ikipe igomba kujya kuri level y'abataramu bafite amafaranga ragaturano sino bakakunyukisha kashi ragaturano kufra ikipe ya Paris Saint-Germain barashaka igitego cya gatatu hano cyo kukinabi cyane umuntu reka kufra waye kwimbere za mutaraka mutwe Moiskin hano nyagira